yakongera kwicura agasanga umugore arahari asanga mbere yuko bajya kuryama uwo mukobwa agira igitambaro cy'umutuku akabyuka uko abyutse umugabo yakanguka yacana itara agasanga na cya gitambaro nta gihari igihe umugore agarukiye kuryama agasanga na cya gitambaro cyagarutse noneho atangira kujya ahuza ibyo bintu byo kubura umugore mu buriri buri joro n'igitambaro gihora mu cyumba kizamo ari uko bagiye kuryama kikabura ari uko umugore adahari kikagaruka umugore agarutse umugabo yafashe umwanzuro wo kugira gute wo gufata cya gitambaro akagikura mu cyumba noneho umugabo akangutse abura umugore ariko asanga cya gitambaro naguze amasaha uwo mugore cyaba yarakeye habaga yari mu gicuku nko mu masaa 8 saa ngo ajye kureba hanze y'inzu ngo ajye kureba ahantu umudamu waba yagiye yamusanze herero mu gusohoka ati mvuye hanze ciye hirya yari akumarimbi ariko mpabonye n'umudamu wawe what tukaba tubizi neza ko mu gace kose ariwe ufite shop ikora pe bidashobora kwira udafite miliyoni 5 ariko akaba ariwo muntu udafite n'inzu yo kubamo uhora ukodesha ukaba ufite karande wa musore we ukibaza igituma abakobwa bose bakubenga kandi ari karande yiwanyu akahora ararana n'ipusi nyine gutyo yego umugabo yagira ngo agiye gusenga nijoro ngo baryame akumva umugore ari kuniga ipusi umugore akabura amahoro akajya gukirana na ya pusi ibaze wa mugabo arimo arasenga ngo barye byarangiye se Hello guys, welcome back on our channel. Ni Next Vision nk'ibisanzwe ikiganiro ni Talk to Me. Ni twa Josie ndi kumwe na Bella. Welcome Bella. Thank you. Welcome too. Thank you. Umeze neza. Yego meze neza. Urasa neza muri pink. Merci beaucoup. Nawe urasa neza mu kajone keza cyane. Merci. Hari ikintu numvise ariko sinzi nimba nawe wacyumvise. Urabizi neza ko Aline yagize ibyago. Really? Yeah. Oh. Aline turakwihanganishije n'ukuri umubyeyi wawe Imana imutuza heza. Kandi natwe turahari. Ego mutima wo gukomera. So ngaho mbwira. Ya mariage wayibonye ute? Sheri nziza. Warabibonye? Ya yindi ya mariage rero kumva umuntu wese uzwe yayifuza imeze kuriya nyine. Kuriya pe. Hahandi ureba ibintu ukavuga ati oh my god iyo bari ngi oya pe ariko nubwo yari nziza ntabwo ari byiza gushegera mariage y'umuntu no ariko umuntu wese yifuza ibyiza sheri nta muntu utifuza ikintu cyiza usibye wenda ko ushaka kutakibona ariko hari ibintu rero kavuga ati wabyifuriza nanjye ubwanjye cyangwa se n'inshuti yanjye ko numvise ako mwabana mwe mu mwatashye ubukwe namwe mujye mugabanya amagambo numvise ko uriya mutipe biriya bintu nyine byamubayeho sobonye ko hari igihe cyagezemo akarira cyane yego burya ngo uriya mutipe biriya byari biki mva nyine mubwire ukuntu ngo biriya bimeze burya uriya mutipe sinzi wabo kuko urumva ngo biriya bintu ngo byakundaga ngo kumubaho urumva inyuma yanjye yari hicaye abantu bo mu kazi barimo baravuga ngo mva uriya mutipe wagira ngo agira imyuka mibi really niyo mpamvu atari byiza gushigira mariage ko hari abantu batekereje ko ari emotions yego ngo hari n'igihe ngo babaga bari mu nama ukabona ngo arifashararize nta kintu kimwe abaye nese buriya ari nasanzwe abizi simbizi ariko guys maybe ibyo bita karande ko bishoboka cyangwa se kugendana n'ibindi bintu utazi imyuka mibi nanone birashoboka cyane ariko karande urizera ko zibaho wabonye ukuntu buriya bukwe bwari bwiza urabona ukuntu uriya mukobwa ari mwiza wabonye uriya mutipe gusa Aline simbizi nimba bizi neza ko uyu mutipe agira karande numvise ngo agira karande ariko iyo umuntu afite amafaranga ibintu byose ngo wasanga bihize akaba yarabyihanganiye ko nawe wabonye ukuntu ubukwe bwe bwasaga neza ariko ngo buriya aragerageza bipfa abakobwa batabasha kumwihanganira ubu ko mureba ngapfushije abakobwa 3 before mariage ibyo ni ntabwo byumvikana kuki yumva neza ko biri crazy karande zibaho
mbere yo gushakana n'umuntu banza umenye background yiwe. Yego ngo buriya iwabo ni abantu bakorana n'imyuka ngo mibi, nawe ubwe ntabwo yabasha kukujyana iwabo. Buriya ngo Aline ntabwo yigeze agera iwabo. Ntabwo mbyumva ukagenda ugakora mariage n'umuntu utari wagera iwabo mu rugo n'umunsi umwe. Yego biteye ubwoba. Ariko we ibintu bya karande bimiteye uzi ko njyewe mfite story. Ntabwo nizerera mu bintu bya karande, sinanabyemera, ariko ibintu bivugwa akenshi aba ari byo, sibyo? Biba bibaho ku musozi. Yego, kandi hari n'igihe usanga bivugwa n'abantu baturuta bafite amakuru aruta yo twebwe dufite. Njyewe rero nzi inkuru y'umuntu w'umugabo yari afite umugore, babanye bamaranye igihe kirekire, baziranye, yumva ko amuzi pe completely. Barabanye barashakanye mbere yuko babana, bari abantu baziranye, umwe yumva azi background y'undi, undi azi story y'undi. Ariko abantu muri quartier yaho uwo mukobwa avuka, umusore yahagera bakamubwira ati ariko urabizi ruriya rugo ugiye gukuramo umugore bararoga. For real? Really? Umusore akavuga reka, ni kwa kundi nyine abantu batishimira relationship z'abandi, cyangwa se bumva no gutandukana byaba ari ngombwa, cyangwa se nyine behind hari nk'umuntu utifuza marriage y'uwo mukobwa. Harapushinga finally abana nande na wa mukobwa. Yego, amugira umugore barabana. Okay, you know what, abantu bakuru barambwiraga ati imyuka mibi papa wuriya mukobwa akoresha izakugeraho. Wamuretse? Umugabo ati oya, njye narakunze kandi rwose nta kibazo. We nta yamubonagaho se? We yumvaga ari ibisanzwe, nta kintu yamubonagaho ngo kibe sinye yuko ibyo bintu bavuga byaba ari. Nta kintu na kimwe kiri strange umukobwa barakoze. No, muri relationship before marriage bari aho nyine muri fiançailles n'iki byose, dating yari nziza pe. Nta kibazo na kimwe mubonaho, yumva ari ibintu nyine by'ibihuha abantu bavuga bahimba. Kumushana no kuba muri quartier wenda batanagukunze, yumva ari ibintu nyine yumva ari ibintu byo kumusebereza umugore ko buryo yamubwiraga akanakurakarira. Yego. Akakubwira why uri umuntu udakunda ibyiza by'abandi, kubera iki wumva se ko wahimba ibintu nk'ibyo ngibyo ukabimbwira. Nta kibingaragariza na kimwe, njyayo bakanyakira neza, njyayo nkabona n'abantu beza bafite umutima mwiza. So we yaje kubibona terero nyuma yo kubana. Okay. Umugore agakanguka nijoro akabyuka kamubura. Yagiye he? Umugabo igihe yicuriye agasanga mu buriri ari wenyine. Avuga ko wenda ntabwo uhita realizinga nyine ikintu kiri kuba. Avuga wenda wasanga yagiye nko hanze gato kuri toilette, mu gikoni. Yego, mu gikoni, mu bwiherero, bya nyine kuvuga okay. Hari n'ikuntu uba wifitiye nk'ibitotsi ntuhite uremarika ikintu kiri kuba. Akabyuka mu gitondo, uzi ikintu cyabaga? Yarakangukaga yakongera kwicura agasanga umugore arahari. Biba kenshi noneho haza kuzabyitondera abyitaho neza. Asanga mbere yuko bajya kuryama uwo mukobwa agira igitambaro cy'umutuku, okay, gito kimeze nk'agafurari, azana mu cyumba. Akagishyira he? Akagishyira ahantu hafi aho ngaho kuri garderobe, apanamo imbere ahantu ari bugishyikire vuba. Akabyuka, uko abyutse umugabo yakanguka yacana itara agasanga na cya gitambaro nta gihari. Igihe umugore agarukiye kuryama agasanga na cya gitambaro cyagarutse. Cyarahoraga se? Umugore yagarukaga kuryama akagarukana igitambaro kiwe akagishyira aho ngaho. Uri kubyumva? Akagarukana igitambaro cye akagishyira aho ngaho cy'umutuku. Umugabo yakanguka agasanga umugore yagarutse n'igitambaro cye kirahari. No. Uri kuntera ubwoba. Urumva? Ntabwo usiko ndi kubibona nkaho biri kuba. Really? Ntabwo byamworoheye nawe kwizera ko ibintu ari kubona bishobora kuba ari byo. Noneho atangira kujya ahuza ibyo bintu byo kubura umugore mu buriri buri joro
n'igitambaro gihora mu cyumba kizamo ari uko bagiye kuryama kikabura ari uko umugore adahari kikagaruka umugore agarutse umuntu wamubaza ariko no kubona ahantu ahera mubaza nyine nawe urabyumva biragoye pe biragoye kumubaza ngo se ngo ko nkubura ngo nkabona n'igitambaro ngo nawe ngo wagaruka nkakibona ntabwo ari ibintu byoroshye urabyumva what happened byagenze gute finally umugabo yafashe umwanzuro wo kugira gute wo gufata cya gitambaro akagikura mu cyumba umugore yasinziriye kuko yajyaga kuryama akakizana aravuga ati iki gitambaro rero ngiye kugenda ngura ikindi kimeze nkacyo okay aragenda agura ikindi gitambaro neza kimeze nkacyo aragihindura umugore arakizana bararyama bamaze kuryama umugabo arabyuka avanaho cya kindi cy'umugore ashyiraho ikindi ikiwe aragifata arakibika okay umugore akangutse nijoro arasohoka noneho umugabo akangutse abura umugore ariko asanga cya gitambaro naguze amasaha umugore yaba yarakeye habaga hari mu gicuku nko mu masaha 8 y'isaki ya masaha nyine ubona ko umuntu aba afite ibitotsi byinshi ubwo n'umupfumaguzi niba twavuga ko ari umupfumaguzi ntitwamenye ikintu yabaga agiye gukoresha icyo gitambaro okay arabyumva arabyuka ashaka igitambaro arakibura ashaka umugore aramubura aravuga mana yanjye igitambaro kwabona gishyize nta gihari icyo nazanye nkaba nkihabona n'umugore akaba yagiye uyu mugore aba yagiye hehe yaje kubyuka mu ijoro aramukurikira asohoka hanze izo mbaraga zikura he ngo ajye kureba hanze y'inzu ngo ajye kureba ahantu umudamu waba yagiye yamusanze herera mu gusohoka akubitana nande n'umuturanyi muri icyo gicuku se n'umuturanyi yego umuturanyi ashaka iki yaratashye hari ukuntu abantu baba bakora akazi k'amajoro okay abarahuye mu nzira aramubaza se uvuye he ati mvuye hanze nciye hirya yari akumarimbi ariko mpabonye n'umudamu wawe what really umubonye he kumarimbi umudamu mu kugaruka arongera agarukana na cya gitambaro cyiwe umugabo ariko amureba yigeze nk'aho yasinziriye afata igitambaro none se guhindura igitambaro byo byamumariye iki nta kintu byamumariye kuko umugore yamenye aho umugabo yagishyize arongera aragifata arakijyana cya kindi agisigaho icyari kiri umugore agarutse n'igitambaro cye arakibika igisanzwe aho cyari kiri arakiharekera umugabo arabibona noneho afata bya bitambaro byose arabitwara ntabwo yabajije umugore se ahantu avuye akimara kumenya yuko yari ari mu marimbi ntabwo yamubajije yakomeje gukurikirana ibyari biri kuba nuko kuva mu marimbi uwo mugabo kari ikihe bimana ni kwa kundi uba ushaka kubanza kumenya ngo ni ibiki biri kujya mbere you may risk your life ariko sometimes hari abantu nyine bakunda kumenya ngo ni iki kiri kuba mu buzima bwanjye before yuko bavuga ukabanza ukamenya ni iki arangije afata ya scarf yaguze niyo umugore yaguze arazijyana you know what nijoro umugore ntiyabyutse what none ni mu kubera ko ya scarf yaguze maybe ko ariho hari ibimukangura nijoro ahubwo amasaha yo kubyuka yarikanze akajya yigaragura mu buriri ubana n'uwo mugore wabigenza uta iyo ni imyuka mibi nanjye reka mubwire karandi undi tubifatire imyanzuro wombwiye ko imyuka mibi nyine ibaho and to be honest umugore akorana n'imyuka mibi so far hano hanze hari n'abandi bantu bari mu ngo zirimo karandi ukajya wirirwa ushwana n'umugore wawe ukagira ngo umugore wawe niwe mubi cyangwa se ukagira ngo umugabo wawe niwe mubi kandi harimo karande za karande rero za nyogokuruza wa nyogokuruza maybe nyogokuru nta nubwo abizi ibyo bintu wawe ariko aho bakomotse u Rwanda aho rwahereye rubanza nimba warize neza sibyo urabyibuka ibyo bintu kubandwa no guterekera sibyo za nyabingi urazizi so ngiye nshobora kuba ntizerera muri ibyo bintu ariko bitewe nuko bavuze ngo n'abazagukomokaho bakaba nyine barabibwiye umuntu karande ikangiraho already yo karande izaza no ku mwana wanjye
yego n'abazakomoka kuri umwana wanjye. So rero ubwo mukaguma muri iyo nzu warashatse uwo mugore ntuzi ngaturuka he, eske nanjye ntabwo nzi nguturuka he, eske uwo mugore ubundi kwa ameza ati njye ushaka kuba unshatse njyewe bera si wenda sinkunda gusenga cyane. Urabizi nawe ntabwo ukunda gusenga cyane, ahubwo ugomba kunyibaza nanjye ngomba kukwibaza, yego kuko umuntu muri rusange agomba kuba akunda gusenga. Maybe nuko atabikunda ariko se yemera Imana gute? Ese yageze hano basenga bameze ati? Ese iyo uvuze ikintu cyo gusenga bameze ati? So ubwo rero hari abantu babana n'akarande ugakora Josie bikanga no ugakora tukaba tubizi neza ko mu gace kose ariwe ufite shop ikora pe udashobora kwira udafite miliyoni 5 ariko akaba ariwe muntu udafite n'inzu yo kubamo uhora ukodesha. Ukaba ufite karande wa musore we ukibaza igituma abakobwa bose bakubenga kandi ari karande yiwanyu. Wa mukobwa we ukaba utazi neza ko ufite karande kubera yuko ugera muri rwa rugo bikanga, nyamara ntacyo utakoze, uri mwiza bihagije, ufite n'amafaranga as well, unahumura neza nta n'igikaro ufite, ariko karande bikanga. Reka nkubwire rero, hari umuryango umwe wari ufite karande bahora batongana, umugabo agerageza guca bugufi kose gushoboka, but uyu mugore yararanaga n'ipusi Lily mu buriri. Umugabo yagiraga ngo nugukunda amatungo bisanzwe, ubwo uranjye akunda itungo akahora ararana n'ipusi nyine gutyo. Yego umugabo yagira ngo agiye gusenga nijoro ngo baryame akumva umugore ari kuniga ipusi, umugore akabura amahoro akajya gukirana na ya pusi. Ibaze wa mugabo arimo arasenga ngo baryame. Iyo si imyuka mibi kandi ubundi mu buzima busanzwe tuzi ko mu rugo ubundi imbaraga nyinshi mu gusenga n'umugore uzishyiramo. Ngayibaze noneho kuba wowe uri umugabo ushaka gusengera urugo, ushaka ko mufata umwanya mugasenga, urumva umugore yari umunyamahanga, watera isengesho umugore wawe akaniga ipusi. yanigaga ipusi akaniga ipusi, so aza gutekereza ibintu byo kwiga ku ipusi. Yagerageza kuvugisha umugore akamubwira ati nanjye ntabwo nzi biba binjemo. Ariko uyu mugore akaba afite trauma yuko kuva kera n'ubundi bitigeze bikunda, aho aboneye umugabo amubonye akuze, yifitiye uwo mushiha, amaranye nk'imyaka 10 urumva wamukukiyemo niyo karande. So iwabo akaba ari mu bantu bakundaga mu muryango kwa se, karande niyo kwa nyina, bagakunda kubaserereza mufite karande. Uyu mukobwa agira depression. Aza kugira depression, umugabo yashaka kumuganirizaho gatoya cyane akamwitaza akamubwira nabi, akumva ari no kumuhohotera kwa kandi ari gushaka kumubaza what is really going on in your life. Urumva yari afite na intention yo kumufasha, akaba yamenya ikimutera kuba ameze. Ntabwo yari azi ibyari byo. Yego nimba uzi ko hari umuntu or the family which is facing something like that, hari ikintu kiri strange. Nimba talking to us bidakunda, talk to me, nicyo kiganiro turimo. Yes, vugana nanjye nimba atari nangire umuntu kwegereye, sibyo? Call Josie mugiye ngo bino bintu biri kugenda gutya, turaza hano tukugira inama. Just approach someone. Umubwira uti ngewe mu buzima bwanjye habamo ibintu biri strange, mbona ibintu bimbaho ntazi, ntamenya impamvu yabyo, umuganirize. Maybe bikubaho utanazi no gusenga, nta n'imbaraga zo kwegera Imana wifitiye. Maybe ko bikubaho n'umutima wawe ugahora uremererewe n'ibintu byinshi utabasha gusangira n'undi muntu. Byarangiye se uyu mugore ashatse kwinigira umugabo we mu mwanya wa yapusi. Karande ziwabo zibategeka kuba abapfakazi cyangwa se kuguma mu rugo bagahera kwishika. So ubwiye yarwanaga niyo pusi ngo like bagerageje kumwegera baramuganiriza bamujyana gusenga, kubyumva bakora ibishoka byose ngo bamwegereze Imana. So aza kuvuga ko iyo pusi yabaga arwana nayo, iyo pusi irimo ikintu gishaka ko ajya kwica umugabo.
so ese yo kugira ngo ajye kunigagura uwo mugabo akanigagura yakuze rero uyu mugabo imbaraga yashyizemo mujye muzigira namwe egera wa muntu talk to that person nimba wabona kumuvugisha byanze ishaka izindi mbaraga zisumbuyeho ubwo uranyumvira uwo mugabo nawe wambwiye ufite umugore umeze gutyo ni same story ibaze ko nyuma y'uko iyo scarf ayifashe akazitwara zose umugore ya masaha yo kubyuka ngo agende ajyane na ya scarf yiwe yarageraga agashikagurika mu buriri akabura amahoro akarara yigaragura ava hirya ajya hino ese byarangiye gute umugabo yagerageje kumuganiriza amubaza ikintu iyo scarf ikora umugore mu kumusubiza yamubwiye ko iyo scarf nawe yayihawe n'umubyeyi we atazi impamvu ayifite n'icyo agomba kuyikoresha we just yubahiriza amabyeyi we yubahiriza ibyo bamubwiye amagambo y'ababyeyi yamubajije impamvu umuturanyi wabo yigeze kumubwira yuko bahuriye mu marimbi ko yari inzira igana mu rugo ariko ahantu nko ku muhanda ushobora guca hari nk'irimbi aramubwira yewe umuturanyi yambwiye ko yigeze kugucaho uri mu marimbi kandi hari mu masaha y'ijoro kandi koko ndabizi ko nari nakubuze mu rugo arambwira rero iyo scarf barayimpaye barambwira ngo njye nyitwara nikoresha ibintu banyeretse kuyikora hariya rero ubwo ngubwo kugeza ku kanya ntabwo nzi impamvu umugabo afata scarf ayijyana mu rugo kwa nyirabukwe kubaza nyirabukwe ikintu iyo scarf imaze nyirabukwe aramubwira ati ikintu cyonyine gishobora gutuma iyi scarf iva mu rugo rwawe n'umugore wawe yayibura ntiyongere kurara ashikagurika ni ukuba wowe uba wa muntu uri mu mana pe ukiga gusenga udasiganye n'umugore wawe bahora ntibajyana gusenga mu buzima bwanyu urugo rwanyu rukaba urugo rubamo isengesho ibyo bintu bizashira so baraganiriye amubwira iyo story gusa ntiyamusobanurira impamvu ntiyanamubwira n'iyo scarf n'icyo umugore we yajyaga kuyikoresha wenda yabimubwiye nyuma birono ariko gusenga nicyo kintu cyafashije urwo rugo urumva rero isaha iyo ari yo yose ibyo bintu hari igihe nyine n'umuntu aca mu bintu either atari n'izo karande ari amadepresiyo y'ibintu runaka ucamo mu buzima bwawe bwa buri munsi waciyemo bigenda bikugaruka byahura n'iyo karande wenda runaka ihari ugasanga bibaye ibintu bikomeye ubuzima umuntu agomba kubamo agira abantu yegera ugasenga ukabwira ibintu biba mu buzima bwawe ibyo gusa se ahubwo na rwa rugo ugiye kujyamo nimba ukiri muri fiançailles sengera uwo mutipe muri kumwe yego mbere yo kugira ngo bwa bukwe bube nimugasenga ariko mutegereje ngo ubukwe bubuke ya proposal ubwira Imana eske Imana uyu muntu ngiye gushaka nuwanjye turakwiranye gityo umunyerekaho ese nzabona amahoro ese kuko ari igihe ushaka gushakana n'uwo muntu bidakunda wowe udafite imbaraga zihagije zo kuba wanasengera ibyo bintu ngo biveho hari n'igihe bishobora kuba byagukuraho mbere yo kubimenya yego njye nama nabagira no gusenga musengera ingo zanyu namwe muzirimo mubona hari utuntu tumvikana n'umugore wawe birashoboka ko ari karande nimba hari ikintu ubona ku mugabo wawe nawe birashoboka ko ari karande se cyangwa ari iyo myuka mibi ukuri kuriho ntabwo umuntu yiga gusenga yageze mu rugo ariko aho yasenga none niba uri aho ngaho niba bigeze aho ngaho ni hahandi bavuga ngo rugeze mu mahina niba bigeze aho koko senga ushyiremo imbaraga kurusha mbere ariko even before sengera n'umuntu uzahura nawe yego sengera n'umuntu uzahura nawe aze ari umuntu uzabasha kwakira ibyo bintu biri kuba mu buzima bwawe aze ari umuntu bizaza ukamubwira ngo reka dusenge akabyumva ariko tujye dusengera na karande abakatolike nibo babivuga neza ngo baravuga ngo iki ngo bihanye n'ibyaha by'abasekuru sinzi ukuntu bajya babivuga ukuntu bajya bihana ibyo byaha so yenda umva nasoza mbabwira gusenga pe nkuko wari ubivuze usengera n'uwo mutarahura ariko nimba muri kumwe bisenge
ubisengere unikureho izo karande zose. So uyu munsi rero ikintu twasigira abantu murebe ikiganiro cyacu Talk to Me, tubagira inama yuko niba uri umusore niba uri umukobwa iga gusenga hakiri kare. Sengera umuntu uzahura nawe, sengera urugo rwawe, usengera urushako rwawe cyane hakiri kare, kandi niba umaze no kurubona wicika intege, komeza gusenga. Hari aho wavuye, hari ibyo waciyemo, hari izo karande kubo zibaho, hari n'abo zitabaho, hari n'igihe uzahura nazo, hari n'igihe uzahura n'uzifite. menya uko witwara n'umuntu, hari igihe ari wowe uzaba uzifite. Yes. Ariko byose just pray, ubyereke Imana, wibwira uti nkeneye urugo ruvuye mu biganza byawe, kandi nurugeramo nturukure mu biganza by'Imana. So this is Talk to Me, mwari muri kumwe na Bella na Josie. Thank you for today. Thank you for watching. Subscribe, zanyu turazikeneye cyane. Mukore like, mukore share, ibitekerezo byanyu muri comment. Mujye munatwandikira. Yeah. Hacu bitwaye. Muri comment ushaka kutwandikira ukatwa approachinga. Dushyiraho nimero aho ngaho, ubishaka akaba yatugeraho, akagira icyo atubwira. Talk to Me. Turabakunda cyane. Bye. Bye.